kugira hanyuma njye umunyu nashyizemo umunyu kubera ko mba umwana ari bubirye uretse ko natwe atari byiza ko nyine umuntu arya umunyu mubi amavuta rero yahiye nayo nguko nta mpamvu yo guhora mu kintu kimwe kandi rwose agatanu mperuka ndumva nambana n'akabuze igihumbi ko amaze iminsi namwe murabona ko gashaje ariko nawe rwose byakorohera ukarya ifiriti ukahindura ejo ukayikata buhagazi ejo ukongera ku buryo rwose urya ifiriti ntuyihage nubwo n'ubundi abantu benshi batajya bahaga ifiriti sawa rero ubu nyine nabikoze gutya hanyuma rero hari ikindi kintu mutajya mukunda kumenya kandi cy'ingenzi se mujye mumenya yuko ifiriti bayipfundikira reka mbabwize ukuri none se reka tugomba kwiga kuba abasirimu none se ntabwo muzi ko abasirimu cyangwa bariya bakire baba bafite za firitezi none se ifiriti zabo ntiziba zipfundikiye reka nguze ukuri iyi firiti yo muri firitezi pe iraryoha igira n'indi mpumuro ibyo ni ukuri pe uzayirya ahandi hantu uzabyumva noneho rero nanjye nikoreye firitezi mwabibonye ibyo umaze gukora ndapfundikiye wakwibaza uti ese ifiriti barayipfundikira yewe we nasanze byose bishoboka hanyuma iyi firiti yanjye iraza ifite impumuro nziza iryoshye ku buryo wayirya ntuyihage noneho na forume nyihaye rero umva ndabibakundusha